bibahe babirye ati barakiba frere babyigize ariko mwajya mu ijuru. Ndibaza yuko aricyo gituma turi hano. Mutinye kubw'agakiza kandi mwebwe uzabuzwa kujya mu ijuru n'ivuto azavuga ngo mwami jyewe ibintu wampaye byagoye kubijera. Ntabwo yabikuhera yarabiguhaye reka bari babiri sibyo ngo umunezero wo kubona babirya imbere yawe siko byanditswe bimwe. So Imana idufashe ahangaha umwami ntabwo yasize akayira ku ruhande. 3 rero kuko uwo munsi umunsi wo kuza k'umwana nibyo turiho gituma turi hano kuko Imana yohereje mesaje. 3 kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego ku bari muri Australia, abari muri Brazil, abari muri Burayi, abari muri Afurika. ariko hari abagore bazaba bari mu mwanya wabo, hari abasore bazaba bari mu mwanya wabo, abandi baraboneka, hari abagabo bazaba bari mu mwanya wabo, abandi barananiwe. Sibyo arangije atanga umuti rero. 3 nuko rero mujye muba maso, mube maso. Sibyo yatangiye na mwirinde, haratangira mwirinde, yarangiza akavuga ngo mube maso. Mwebwe rero arabwira umwe muri mwebwe Sami ntabwo ari mugabo afite dosiye ye, Sami akagira dosiye ye. Ibyizamurwa ntabwo uzagendera mu izina ryawe. Papa ashobora kugutiza imodoka ye ngo ikuzane murara, ça s'arrête là. Sami niwe wagombaga kuremererwa no kwitwararika no gusuzuma no kuvuga natera intambwe cyangwa je suis stationnaire. Mpagaze hamwe ntabwo nigira. Ufite ibibazo kuko uzasigara ari uko bimeze, urasigara byanje papa agende wowe usigara kandi yaraguhaye imodoka. Imikino yari ikwiriye kurangira, twari dukwiriye kumva ko mesaje yaje kutugira akamaro twebwe, yaje kubera wowe kuko izina ryawe ryari rizwi n'Imana. Ugomba kwirinda kwecyo kintu. Hano aratangira avuga ngo mwirinde, yarangiza akavuga ati noneho rero mube maso, mukanguke, nimuve mu mikino, musenge ibihe byose, kugira ngo mugaragare ko mukwiriye gukira ibyo byago bizaba ku isi. Hano c'est sans exception. N'umwe wese hari ababereye, hari abakwiriye. Ntabwo Imana yagushima kuko bakwiriye. Donc isi yuzuye muri wowe gushyika. Ibyirato byawe ni byiza, ibyifuzo byawe ni byiza. Est-ce que yagushimira? Ntacyo yagushimira. Imana icyo yagushimira ni iki? Ni ukubona ko abantu exactement bayakishijwe, bakiriye ukuri kuri muri bo, kwakoze umurimo muri bo, noneho byatumye isi ibyayo bihinduka ubusa. Donc matope, umwavu, amase, akavuga ngo ibyari inyungu kuri jye byahindutse igihombo, bigaragara ko ni wowe ku ruhande rwawe. Ntabwo ari abantu babiri kiba hariya pasifika jorashe hariya, donc babaye batatu. Aba batatu bashobora gufashanya mu rugendo, ariko
Joashe arebye agasanga Pacifique ashaka kugira kumudindiza mu rugendo, urarekura. Iba yarafashe ukuboko ugomba kurekura, warekura noneho wowe bikakwemera kwavanza. Kubera iki? Dore ugomba kuba n'ibindi. Joashe yakoraga kuririmba, akaririmba nimekombore wa kweli. Akavuga ngo Yesu niwe nihishamo. Akavuga ati n'igihe gito intambara igashira. Ashobora kuba yiririmba. Iyi ya Joashe ntabwo ari iya Pacifique. Pacifique afite intambara ze agomba kurwana nawe akazinira. Yagombaga no kuririmba. Pacifique akazahana imbere akavuga ati n'igihe gito intambara igashira. Ari havuga ize arwana. Ntabwo rero hari abanesheje, hari abahagaze neza, twebwe ibyo duhagaze. Imana yadufashe twese. Donc c'est très important. Ibi icyatumye abandi bananirwa ni iki ngiki cyabuze. Abandi baraza bakicarana, Gerard akicarana na Joashe akavuga ati ok, bari abafurere icyo baranyemera basigaye banyemera furere basigaye banyemera. Ntabwo ari ngombwa ko wakwemera Gerard, ntibagiwe ukwemera, ariko Imana ikwemere nawe ubwawe wiyemere wumve yuko uhagaze neza. Umwanya wawe urabimenya, iyo uhagaze neza urabimenya, iyo nta kirego muri wowe urabimenya, iyo hari ibitagenda urabimenya. So noneho hanyuma ikibazo kiri muko none umuntu araza akihisha. Nababwiye abaje mbere mujye muza mwicare, aha nta myanya fixe, sibyo? Mujye muza mwicare imbere, hanyuma abaje nyuma bicare imbere. Murabyemera? Ababyemera bashyira ukuboko hejuru tureba n'ab'inyuma babanditse, nizeye ko noneho bizakorwamo. Ni byiza cyane, byiza cyane, ni byiza cyane. Hanyuma ibyashyikiye abandi ni ibingibi. Umuntu araza mu itorero yarangiza akarwanya intambara ya rya torero mu kanisa yetu, donc assemblée chrétienne yacu. Noneho ugatangira kurwanya intambara pasiteri. Pasiteri ntabwo azagufasha muri iyi dosiye y'ibintu bijyanye n'izamuka, kugufasha kwe kurangirira ari aragufasha ubu kugira ngo ujye mu mwanya wawe. Birarangira aho ngaho. Ntabwo ari ngombwa ko tugira umupasiteri w'igitangaza. Ugasanga umuntu yabaye umunyedini, noneho icyo ashaka asigaye avuga ati muri iriya torero abazwi abagaragara ni naka na naka, hanyuma ninashaka ubucuti nawe bazagenda kandi bazamenya yuko nanjye ndi umunyamwuka. Ntabwo bagomba kumenya ko uri umunyamwuka, ahubwo ugomba kuba umunyamwuka. Hano Yesu yaravugaga ngo musenge ibihe byose kugira ngo bigaragarire. Mu Kinyarwanda sinzi ukuntu babivuze, ariko uravuga afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses. Mu Kinyarwanda bavuga ngo ikivuye kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose birinda kubaho. Ni ukuvuga ni ibintu bigomba kuba noneho ukagaragara ko wowe udakwiriye gutananiza. Imana ikavuga iti oke ngiye kuribura Sodomu, ariko Loti ntabwo agomba kwigwamo. Jije digne d'échapper. Imana ikabona ko wowe ukwiriye gukira, udakwiriye gupfana nawe n'abanyacyaha. Musangiye imirimo, ibyo bakora, musangiye kwizera, musangiye ikintu icyo ari cyo cyose. Wowe wavuye mu isi, twagombaga kuva mu isi, hanyuma mwumva kabisa yuko ntakiri mu isi, nta makamba mu isi, bidakeneye yuko turinda gushyira bamaneko bagomba guhiga no kumenya naka niwe wizera naka niyize. Ntabwo dukeneye kumenya ibyo bize. Ejo bundi gihe ushobora kwitangira, wowe ushobora gutaha mbere yawe. Inuze hari Burambo, hari umuminisitiri umwe w'Irumbashi yari yagiye kuvuga ubutumwa i Bugande, epi umugore we ajya muri bisi.
agira agisida birarangira agiye kumva baramuhamagaye urgence umugore yapfa nta gahunda bari bafite nta porogaramu yari iriho ariko ibyanditswe biravuga ngo ko ari rwiza urupfu rw'abakunda Imana rw'abayubaha. So ni kuki atari we watahe ushobora gutaha ugiye noneho hagati yanjye nawe ushobora kuba narakugiriye akamaro ayesetemo biragarukira aho ngaho ahasigaye kugufasha ntabwo ari kugira serikeri niyo baguta mu muhanda zikamugira hejuru y'imodoka cyangwa naho wagiye probleme yarangiye. So itorero finish ibyamurabyo byavuyeho ibya shoferi byavuyeho hanyuma ni gute nakubera ikibazo cye nagomba kukubera igisubizo umufasha ari iruhande yawe agerageza kugufasha mu rugendo rwawe rwo kujya mu ijuru. ntabwo byagomba ko ibintu itorero abakozi biki bikaba byo bihinduka ibibazo. turagaruka kuze ku baheburayo dusubire ku baheburayo abaheburayo 10 amasaha aragiye turafata ka introduction gato gusa turasubira ahanditswe 10 wari umaze gusoma 36 urayisubiramo kubera yuko twabitaye tujya muri byinshi. kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranyijwe. Amen. Shaka jewe ni jewe ngomba guhabwa ibyasezeranyijwe. Donc ushobora gukorana na Michel ariko genza agororerwa ibyanjye Michel agororerwa zahabwa ubugingo budashira Michel ahabwa ubugingo budashira. So sinakwemera ko Michel ananiza mu rugendo ntabwo byafata umwanya utandukana. Donc kubera iki? Kuko agakiza ntabwo ari ikintu cyo gukinisha, ntabwo ari ikintu wagombaga kubika ukakibagirwa toute la semaine. Umuntu dufite uruhare abazaza ejo bakadi muri Kongo bita muri kadi mani dimanche aza gusenga asenga rimwe mu cyumweru. Eske arahimana nande ari mubi ishimye umuntu uturuka cyangwa hakuriya gisabye muribuka ko yigeze guterana wateranye igihe kingana giteferi ndibaza ko umwaka urebye cyangwa se imyaka nk'ibiri yarazaga agatera avuye icyangugu akaza agaterana rimwe yarangiza agafata basi agasubira cyangwa guterana guturuka cyangugu byasabaga ndibaza 5,000 munsi ya 10 na bingahe uko aje gutera. Ese kubera iki yabonaga uburemere bw'agakiza ke yari yabonye ko nibwo buryo yafashwamo hanyuma bigaragaza ko hari icyo wabonye, hari icyo wahawe, hari icyo ukunda, hari icyo ufasheho, hari icyo ukomeye. So noneho kandi aza akiyicaye akavuga ati nabo barabona ko ntabiritse. Eske birakenewe ko barabona ko utabiritse? Bavuze se ko wabiretse ariko ukabukomeje. Je ndibaza donc hano ni ile question birareba kugaruka k'umwami bikareba abana b'Imana. Aravuga ngo namwe mumaze kwihangana muzaragwa byasezeranywe bihabwa ato bigahabwa mama we hariya yicaye. So mama wato
na Ado bafite dosiye ebyiri zitandukanye zisoma diferama, nubwo bashobora kuzamura mu modoka imwe, umwe ashobora kuzamurwa undi bikamera. Murabyemera? Ibi tugomba kubifata kugira ngo mubone wowe Imana yagukoreye iki, akamaro bigufitiye n'akahe, uburemere bwabyo n'ubuhe. Byasabaga Ado bafata ubuzima bwe agacunga, akareba ko nta bibazo, aracyari muto, afite amaraso ashyushye, ni inkumi. Hanyuma eske ndaguye, nditeguye, mpagaze neza, ndi mu mwuka, nsigaye ndi umunyamubiri, nananiwe, ndemewe imbere y'Imana. Hanyuma niwe wagombaga kubimenya, mama we akabinyiriza. Eske murabyumva? Tubanze dusanze gato umubiri isubiyeho ibyasezerano 3:7. 3:7 haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda. Ntabwo azatinda. Yesu azaza vuba, aje gutora babandi biteguye, babandi bari mu mwanya, babandi bahagaze neza, abandi nabo hanze. Imana idufashe kabisa. Ndibaza twagombaga kubitekerezaho, twagombaga neza. Komeza vile. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntabwo uzamwishima. Donc iki abantu barikibagirwa kenshi. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kuguma mu mucyo, no kugenda mu ijambo ry'Imana, no kugumana nanjye amanywa ijoro, mu gihe kiruhije, intambara, ibigeragezo, bose bindi kumena. Ngo niyasubira inyuma ntabwo nzamwishimira. Hano ni Imana iri bivuga. Niyasubira inyuma abimenye ko jyewe ntamunezero. Ni mwebwe mugomba kubimenya. Ugomba kubanza ugafata indorerwamo, gashyira imbere yawe. Mutoka ntabwo ari irashira, agiye kwerekeza epfo, amajyepfo, ni burengerazuba bw'amajyepfo. Nashikayo, eske birakenewe ko abantu bashyira kamera mu modoka ye ngo tumenye ko Mutoka adakora ibyaha? Ntabwo bikenewe. Mutoka yagomba guhagarara imbere y'Imana, akemerwa ku buryo ahinda umushyitsi, agira ubwoba, asusuma ibitekerezo bizamuka muri we, imirimo akora, amagambo avuga, noneho akavuga ati niko tayari nitapandishwa. Aho niwe yafata arashira ukuboko akavuga, sheri ndabona uriho ugenda umuriro uri uraziga, ushaka gusiga, ntabwo ushaka ko tujyana. Niwe wagombaga kumubwira, akamwegizorta, kubera yuko Rasheli ni Rasheli, Mutoka ni Mutoka. Birasaba ko umuntu asubira ku buzima bwe, agasubira ku gakiza ke, akareba agaciro k'agakiza kawe karagaragara imbere yawe, apana uko abandi babibona. Ntabwo turi ku by'abandi, turi imbere y'Imana. Jewe niteguriye kugaruka k'Umwami. Aravuga ngo kuko ugiraze arazavuga. Ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Niyo subira inyuma, ntabwo umutima wanjye uzamunezererwa na gato. Paul arangiza aravuga ati ariko jyewe nanjye niko nashaka kuvuga rero, shaka ibi ngibi. Imana idufashe cyane. ariko twebwe
ntidufite gusubira abari muri uwo mugeni, ariko twebweho ntabwo turi mu basubira inyuma bagahora. Komeza. ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Aravuga ngo mais pour nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition. Twebwe ntabwo turi muri ba bandi qui se retirent, bava muri twe cyangwa basubira barangiza bakaho. Turi mu bizera bagakira. Imana idufashe kugira ngo tube mu bizera bagakira. Yesu arakugisha. Nsigaje iminota 15. None rezo bw'itanu cyangwa ingahe, ariko muhaguruke. Muhaguruke, turasubira kuri témoignage kivuga ngo tujye muri Matayo 2 none. Shaka ejo tuzabigarukaho gato. Imana igufashe byinjiremo n'umutima yacu yose yo kugira akamaro. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri, igice cya kabiri, umurongo wa mbere n'uwa kabiri wonyine. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri wonyine, hanyuma turafata umutwe w'ijambo tuvuge mu minota 15, twarangiza tuzakomeza ejo. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Mwami Mana yacu, turi imbere yawe abana bawe, utwemerere uno mugoroba ijambo ryawe iryo twumva mwami. Hari ijambo riza riduhugura, riza ritumurikira, riza ritwemeza, riza mwami ritugarura mu nzira. Utwemerere, udusobanurire ibyanditswe byera, niba warayoboye aba banyabwenge, natwe tuyobore mu nzira zawe. Ngwino ubane natwe, ngwino udufate ukuboko, ngwino uduhagarike neza, ngwino udushyire mu mwanya wacu, kuko tubisabye mwami mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gufata umutwe w'ijambo uvuga ngo kubona ibyo Imana ikora. Singaze ko ari umutwe mushya cyane, ariko ishaka ko Imana yadufasha. Muri twe harimo abantu bamaze imyaka myinshi irenga 20 muri ubu butumwa. Ntabwo nifuza ko ibiriho birashyikira benshi, na twebwe bidushyikira. Ntega amatwi mwumve icyerekezo cy'impuguza. Ntabwo nifuza na gato ibiriho birashyikira benshi,
ko ejo ari we byashyikiye. Ibyanditswe biratubwira ngo noneho rero aravuga ngo twebwe jyewe hamwe nawe ntabwo turi mu biyonjorora. Mu Kirundi niko bavuga kwiyonjorora, ugakuramo akarenge kawe. Ni turi mu basubira inyuma bagahona, ariko twebwe turi mu bizera bagakiza ubuzima bwabo. Wagombaga gukira abandi bagapfa. Paul yarabizi yuko hari abagomba akavuga ati twebwe ntabwo turi muri ba bandi basubira inyuma, nibasubira inyuma no gupfa bagomba gupfa. Ntabwo babyemera. Satani aza akabwira ngo naho wakora ibyaha no kubera. Uku niko abantu binjiza mu itorero. Ibi bitekerezo byari byatangiye kuza mu itorero. Grâce infinie. Hari abariho baratsindagira abantu izo nyigisho. Filozofi imeze neza cyane. Amaraso ya Yesu nta n'umwe wikiza. Donc niko bavuga, uganire n'aba Grâce infinie barakubwira ngo baravuga ngo bamwamba ngo ni hafi 50-50 50-50 ngo Imana imukiza 50 hanyuma nabo bakikiza 50 isigaye. Iyo ni imvugo y'abakobanyi. Ntabwo twebwe hari icyo dukora ngo dukizwe, ariko iyo dukijijwe imbuto zigaragaza yuko twakijijwe. Donc hari ukwizera hakaba n'imirimo. Imirimo ntabwo ari twebwe tuyikora. Iyo imirimo ikoreka ntabwo ari twe tuyikora. Ibyanditswe biravuga ngo imirimo umwami yateguye kugira ngo twebwe tuyigenderemo. Aravuga ngo kuko twakijwe kubw'ubuntu ngo kandi ntibiva kuri twe ngo bituruka ku kwizera. Ni umurongo wa 8 nta n'umwe atabuze. Abanyefeso 2:8. Noneho ku murongo wa 10 rero akavuga ngo kuko noneho dukora imirimo ntabwo ari iyacu, ni Imana ikora muri twebwe. N'imirimo yateguye isi n'ijuru bitarabaho kugira ngo twebwe tuzayigenderemo. Ntabwo bikuraho ko umwami avuga gutya. Aravuga ngo igiti cyose cyera imbuto zacyo. Abahanuzi b'ibinyoma muzabamenyera ku mbuto zabo. Muri Matayo aravuga ngo bazaza kuri mwe bambaye uruhu rw'intama, imbere ari amasega aryana. Yarangiza akavuga gutya, akavuga ngo noneho rero muzabamenyera ku mbuto zabo. Aravuga ngo igiti cyose kigaragaza imbuto. Iyo utera umucungwe uzera ibicungwe, nutera umwembe uzera imyembe. Twebwe turabana b'Imana, twagombaga kwera imbuto z'umwuka. Nuko nguko bimeze. Ntabwo twagombaga kwemera ko hari unaza ngo guhengeke akumvishe ko kuko amaraso ari ku gicaniro ngo mbere y'uko ukora icyaha kiba cyamaze kujya ku musaraba. Ntabwo ari ibyo. Icyaha kibabarirwa kuko wababajwe nacyo kandi wihana. Nuko nguko bimeze. Ntabwo ushobora kwihana ufite imigambi umutima unyazabikora tu. Umuntu agafata inzira akagenda akinjira muri hoteli byembye akaryamana n'umugore ngo yarakijijwe. Ntabwo yakijijwe. Ni umusambanyi, ni umupagani. Yarangiza akavuga ati mwami umbabarire birangirira aha ngaha. Birangirira aho ngaho ntibirangira mpaka ujye kubwira umugore wawe. Ibi nshaka kwibumvisha. Ni abapagani kandi ntabwo ari iby'ukuri. Ntabwo umugabo ashobora kugenda ngo aryamane n'umugore w'undi, cyangwa se ni maraya, cyangwa se n'agakobwa abonye aho ngaho, cyangwa n'uwo bakorana. Narangiza noneho agenda ajye mu cyumba, mwami Yesu amaraso ndabizi yuko ari ku gicaniro,
kandi twebwe turabanyandege mwami umbabarire. Sivyo, ntabwo Imana ishobora kukubabarira wakorera icyaha. Imana ukorera icyaha umubiri wawe, ukorera icyaha umugore wawe. Ni mpaka ubwira umugore wawe nibwo bababarira. Iyo grâce infinie iraza ikabinjiza mu busambanyi, ikabinjiza mu nzoga ngo barakuze, noneho akagenda akajya muri supermarket akagura agapake k'inzoga. Ntabwo bandage kubera iki? Ni ibisinzi kare, ntabwo bacishijwe, ntabwo bubaha Imana, ntabwo batinyira agakiza kawe. Ariko twebwe tuzwi ibyanditswe bivuga ngo ntituri mu basubira inyuma bagahona, turi mu bizera bagakizwa. Noneho hari ikibazo gikomeye cyane. Kubera ikibazo, kubera iki ibintu bishyika hariya, gituma bishyika hariya, ni ukubera ko abantu ntabwo babona ibyo Imana ikora. Imana irakora, igakorera Denis, igakorera François tumwarije ibye, yagombaga gusubira inyuma agacukura akajya kureba aho yahuriye n'Imana. Yakobo bahuriye i Beteli. Hanyuma Yosefu afite aho yahuriye n'Imana. Petero afite aho yahuriye n'Imana ku nyanja y'i Galilaya. Pawulo afite aho yahuriye n'Imana mu butayu ajya i Damasiko. Ntabwo ari aho honyine, mu nyuma Imana yarasubira ikamwiyereka, igasubira ikamwiyereka, igasubira ikamwiyereka. Yari afite ibyo yarebaho akavuga, jyewe ndi umwana w'Imana, jyewe ndi umukozi w'Imana. Ntabwo ari uko mwakwemera ko ndi umukozi w'Imana aribyo byangira umukozi w'Imana. Ndi umukozi w'Imana kuko nahamagawe n'Imana, ariyo ubwayo yantumye. Ijya kuntuma ntawe yagishije inama muri mwebwe, nta n'umwe muri mwe agomba kunyemera kugira ngo mbe umukozi w'Imana. Byarayihimbaye kumpamagara. Responsabilité zanjye zihagararira aho ngaho imbere y'Imana. Eske ndiyo ndakora icyo Imana ishaka? Nimurebe, hari abizera, bamwe barizera bagakira, abandi ntibizere bakarimbuka. Utizera ibyo Imana ikora no kurimbuka ararimbuka. Imana iba yakoze. Aha ngaha ntabwo twagira gukekeranya. Ibyanditswe biratubwira gute? Biratubwira ko abagabo bakubutse muri Afghanistan, muri biriya bice n'Abisirayeli bari barajyanywe i Babuloni ari imbohe. Noneho barakwiriye hose, bagiye muri Iran, abandi bazamuka ruguru, abandi bagana muri za Afghanistan, bajya muri biriya bice hose hariyo huzuye y'Abayuda. Imana yo mu ijuru yabagendereye aho bari bari muri ibyo bihugu by'amahanga, babona inyenyeri yerekana ko Masiya yavukiye muri Isirayeli. Barahaguruka bagira urugendo rurerure rwabafashe igihe kirekire cyane. Donc ni umurimo wakozwe n'Imana. Bari bizeye ibyo Imana yakoze. Ntabwo Imana ikora umurimo igice. Bageze i Yerusalemu barayuze, bajyaho batangwa, ntabwo bagomba kujya kwa Herode, bagomba gukurikira inyenyeri yarimo bayobora ikabageza i Betelehemu. Ariko bagiye kwa Herode, Bibiliya itubwira ngo Herode bariho bajya kubaza, eske niwe wari wabahamagaye? Ntabwo ibyo yarazi. Herode ntabwo ari wari wabahamagaye. Ntabwo byari byaciye mu nzira za diplomasi zisanzwe ngo byaturutse kuri ambasaderi. Imana mu ijuru ifata inyenyeri, yafashe
ni ukuvuga Fred Branham avuga ukuntu hari ukuntu aya maplanet ajya ku murongo akajya hamwe, yajya hamwe noneho bikagaragara umucyo ukaba mwinshi zigatonda umurongo. Imana igiye ikora ibimenyetso byayo bigaragara ku isi byabanje kugaragara mu isi. Ibyaremwe byumvira Imana, ibikoresho bishaka bikurikiza amategeko yayo, ibijya byaca uruhande biyagenderaho neza. Inyenyeri zitonda umurongo, abagabo barabibona baravuga bati Masiya araje, ijuru ryaje kumwakira, natwe duhaguruke tujye kureba. Ndanezerwa cyane rero iyo mbonye aba bagabo amagambo bakoresheje, baravuze ngo ni tugiye kureba, twabonye inyenyeri tuje kureba, none uwo mwana ari hehe? Inyenyeri cyari ikimenyetso, ntabwo ari wo murimo Imana yari yakoze. Hari ikimenyetso, hakaba n'umurimo Imana iri gukora. Imana ishobora kugukiza indwara, kugukiza indwara, ntabwo ari wo murimo. Ntabwo Yesu azi ko niyo yagukiza indwara ejo uzicwa n'indi. Nutitwa n'indwara uzicwa n'agisida, nuticwa n'agisida bazaguca umutwe. Aba bandi bishakira amadolari bazita ikibazo. Ntabwo Imana ari ugukiza umubiri wawe, ikiza umubiri wawe, ifungura amaso yawe, noneho ushaka agakiza kayo, umuntu wawe w'imbere akizwe noneho. Ibimenyetso biriho kugira ngo bizane abantu kwa Yesu. Umurimo w'Imana ntabwo ari ibimenyetso. Ibimenyetso ibihamiriza umurimo w'Imana. Imana yohereza umuhanuzi, yohereza n'ibimenyetso biza kwemeza abantu. Ryajambo ijambo n'umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana sako kane, ntabwo ari Ezekiel, ntabwo ari Branham. Umurimo w'Imana ni ijambo ryayo yohereje umunsi, yohereje umucyo kugira ngo nituhakira twebwe duke. Hanyuma uwo mucyo uba konfirime. Ibimenyetso biherekeza ijambo. Ijambo ry'imbere, inyuma hakaza ibimenyetso. Noneho inyenyeri yavugaga ko umwana yavutse, yavugaga ko ahari. Baravuga ngo twabonye inyenyeri tuje kumuramya, umurimo ni wa mwana. Inyenyeri ni ikimenyetso, ariko barakibona. Babonye umurimo Imana yakoze, bari batarawubona n'amaso yabo. Tugiye mu gice cya kabiri cyane, baratubwira aya magambo. Abashumba bari baragiye bari mu ishyamba, bo ntabwo ari inyenyeri yaje, inkingi y'umuriro yaramanutse iraza iruhande yabo. Ubwiza baratubwira arabyora, ubwiza bw'Imana bwuzura aho ngaho. Noneho habonekamo marayika w'Uwiteka, arangiza aravuga ngo mu mudugudu wa Dawudi havukiye umukiza, ari we Kristo umwana. Byari ibimenyetso ko ari uguhishurirwa umurimo wari wakoretse. Ntabwo byari Imana ntabwiza ngo ubone umuntu, Imana ntabwiza ngo uvuge mu ndimi, cyangwa se ngo wowe nta kamaro byakugiriye. Ukwerekwa kwagomba kukuzana ko muri Imana iri bikora kuri ako kanya. Ukwerekwa kukwereka inzira z'Imana, kukwereka umurimo w'Imana, kukwereka iby'Imana iri bikora ubwawe. Kuko agakiza Joashe arivuga kuri Saint-Albert, umuriro w'Imana. Twari dufite intebe zari amapa ariyo yo mu ijuru,
hari abantu bavuga muri sibiri ko bari batanze akumva ko gusengera. Twarasengaga, abantu barasengaga, umwuka yamanuka, abantu bagahaguruka bakavuga mu mutima, abantu bakagira bakabyina bakurira kubera ibiki byose. Benshi muri abo ngabo ndibaza sinzi ko umuntu yabara mu bibaga yahagaze kubabona biravuye. Ese abo ngabo babonye ibyo Imana ikora? No, Imana yariho ikora umurimo, yari ibitegura ikintu, ariko ibimenyetso barabivuga. Noneho dufate bariya abashumba babonye inkingi y'umuriro. Ubu muri twe harimo abasenga avuga ati cyane inkingi y'umuriro ikazi ntakararwe rimwe gusa ibyo bari hafi. Ntabwo ari ibyo. Abashumba babonye inkingi y'umuriro, babona marayika, bumva ijwi ry'Imana. N'umusaraba doctrine ya ijwi. Donc ngo ntawumvise ijwi ry'Imana kereka Frank. Mu itorero rya mbere ni bangari bumvise ijwi ry'Imana. Ni Paul yarabyumvise, Petero yarabyumvise nawe, Zakayo nawe, Mariya nawe. Ndibaza ko bose bumvise ijwi ry'Imana. Iri jambo ry'Imana aravuga ngo Yohana 10:4, intama zanje zose zumva ijwi ryanjye. Ijwi ry'Imana rishobora kumvikana mu giti, rishobora kumvikana mu kirere, rishobora kumvikana ari nk'umuntu akubwiye, ushobora kujya muri vision noneho Imana ikavuga mu mutima wawe. Imana ivuga uko ishaka, mais l'essentiel ivuga iba yerekana imirimo yayo, yerekana inzira zayo, yerekana iby'agakiza k'abana bayo. Noneho abungeri iyo baza kuguma aho ngaho kuko habereye ibikorwa ibyabaye, ntabwo abo bashumba bumvise gusa ijwi, nta nubwo babonye umucyo gusa, babonye umucyo, babona marayika, bumva ijwi. Noneho ngo korari iramanuka. Ese bajya batubwira ko Paul yabonye korari yo mu ijuru? Ntaho bitubwira, ntaho babitubwira, ntabwo yarayibonye, ntayo yabonye. Abashumba, muri abo bashumba nta minisitiri wari uri. Bari abana b'Imana bahamya, abantu nyine bakunda Umwana. Icyo Imana yabakoreye noneho izana korari yo mu ijuru. Abamarayika baraza, ashobora kuba bacuranga gitari, urajya kuri sente utaragira, abandi barabyina bamarika amaboko, abashumba baravuga bati uyu ni umurimo w'Imana. Ese wari umurimo w'Imana? No. Ibyo birangiye, dore uko bavuze rero, baravuga bati okay, ibimenyetso twabibonye, Imana yakoze umurimo, tugende rero tujye kureba uwo murimo wakozwe. Bajya kureba Yesu. Noneho problem ni mbe, umuntu araza akabona imiriro yaka, akumva ayo majwi, akabona uwo mucyo, akabona abamarayika, akabona ibiki, yarangiza agashinga ibirindiro aho mu itorero rye, akavuga ati hano twubake ahangaha frere, aha hantu hari umucyo wamanukiye, niho tuzashyira sheri. Hanyuma ahangaha iyi pariseri niyo tuzubaka urusengero, n'ahari abamarayika bari bahagaze babyinira baririmbira, niho korari izajya ijya. Ese muri baze ko korari yajya mu mwuka? Kuko yari iri aho abamarayika bari bari. Ano bagombaga kuva hahandi bya bindi byabereye, bakagenda bakajya kureba Imana iri irakora mu ntoki. Imigambi yayo ni iyihe? Umurimo uri gukoreka n'uwuhe? Hanyuma
benshi babonye ibimenyetso bigaragaza ko hari ibyo Imana yakoze, ariko ntibigeze batera intambwe ngo binjire n'umurimo w'Imana. Nicyo gituma abantu batizera barangiza kuba batizera bakatuzanira natwe ngo natwe ntitwizere. Twebwe turabizi, twizera iby'Imana ikora, twizera imigambi yayo, amasezerano yayo n'isohoza ry'amasezerano yayo. Hanyuma iyi ntambara yarishimikiye ku gihe. N'igihe nari atakiye ubwa mbere yayo, hanyuma atake zose zerekezaga kuki kuzana akantu apana gukekeranya kuri iki, ahubwo kwica influence y'ubukozi Imana y'Imana. Imana yanumye muri Kigali, ngiye Krefeld n'arajoze narihe mpaguka mva muri Denmark. C'est sur base d'une vision. Imana yarabinyeretse, bo bari barabisobanura. Dore ko ibyanditswe birimo Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 20 haravuga ngo ubuhanuzi, ijambo ry'Imana ntabwo ryemera ibisobanuro ibyo ari byo byose. Murabyemera? Pas d'interprétation. Natwe ubwacu nawe wabyeretswe ntuba wemerewe kwisobanura. Umuntu abitambuka uko byaje. Ezekiel yarabyerwa, Daniel akabyerwa, Yesaya akabyerwa, Bibiliya yarabyerekwaga ari abo bireka, ibindi yarabyerekwaga ari bizaba mu kindi gihe. Ibyamurebaga ntabwo yari yashinzwe kubisobanura. Branham nawe ibyo yeretswe kubera icyo abatorerwa yo gituma bayoba n'iki. Branham ubuhanuzi bwe buraretegurwa ry'umugeni, ushobora no kutabireba ukareba abandi. Hari ibitandeba jewe, ni ukuvuga iba ari ibyo Imana yamweretse, ugomba kubisubiramo uko Imana yamweretse ikagarukira. Ntabwo bisobanura ibyanditswe muri Bibiliya bisome nk'uko byanditswe, ubirekere mu Mwana bigumaho ubwawe. Ariko hanyuma ugasobanura ikintu ukakigoreka kuko ufite intego yo gusenya cyangwa se gukora ikintu. Nasanze babwiye Frank, baramubwira ngo jyewe ngo neretswe ko ari jye nzinjiza umugeni mu bukwe. Ndibaza ko navugira ubutumwa hano imbere yawe, nta n'umwe aranyumvana ibyo ngibyo. Vision nababwiye ntanakajya gusa nako karimo, nababwiye ko ari ibintu byari bijyanye na invitation n'intebe, imyanya yari igisigaye. Ndibaza ko nabyo bigeze asobanura. Nababwiye ko yambwiye ngo urabona ko hakiri imyanya. Ese nigeze mbabwira bagomba kujya muri iyo myanya n'ibiti? Hanyuma kuki bimera gutyo? Byitwa bimera gutyo, ijambo ry'Imana niyuye n'urutare rushobora kugusha nanone. Ababisobanura sero ryabo. Iyo umuntu asobanura ijambo ry'Imana aba akoreshwa n'imyuka mibi. Ntabwo ugomba kubitega amatwi. Njya kuza naje uko nagombaga kuza, hanyuma byari muri gahunda y'Imana. Naje nsanga abari bari hano hari mwakora abaruzi bamyesi bande bose ko nshimye batemera ibyo nitwa. Imana yarabagendereye ubwabo, wabimbwiye n'Emmanuel Bizimana. Imana yarabagendereye, ntabwo ari we yabwiye urumutanga, ntabwo ari inzozi yagize yarebye. Arababwira ati esi byose atwara umwana y'ukiye. Hari ibintu byinshi ati umwana wanjye agiye kuza. Yabwiraga ikintu, arababwira ko agiye kuza azagaruka, nta migambi yageraza. Arabwira ngo niyagaruka
none hazabakura ahangaha ngo bajyane ku karubanda, hanyuma nimwashyika hariya ngo ntabwo muzahatinya, ngo bazabakurayo ngo ahandi muzajya, ngo mwirinde. Yakoresheje ya mvugo ya hano yo muri Bibiliya y'umwami, mwirinde icyo gihe umwami azaba agiye kugaruka. Ateza basigaye agahe gato cyane, ati ni umwami wabwira. Arangije arababwira ati nanjye ngiye gutaha sinzabona, niko yababwiye, ngiye sinzabonana nabo, ngiye gutaha ninapfa. Arababwira uko ibintu bigomba kuba. Ishimye ko batemeye ibyaha, ntibemera se n'ibyaha. Imana igituma gereza yabo ni ukubera ko hari abana bayo yashakaga yuko bajya mu mwanya. Yarizi ibibazo biri muri Kigali, yabonaga umubabaro w'abana bayo. Hari benshi basengaga bashaka gutabara, kandi Imana yarabikoze. Ibikoze rero iduhaye ahantu twakwihisha kugira ngo tuhategurirwe, aho kugira ngo tujye hamwe turebe twategurwa neza gute. Satani avuga ati ntibishoboka, uriya murimo ni ukusenya tu, ntabwo ari abantu sosonde temo, kandi ntabwo bikunda. Iyo rero hari Imana hakaba hari umurimo wayo, hari abana b'Imana bafite umugabane, bafite umwanya muri wowe, ntabwo bahagarikwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Murabona ko ari uguhagarikwa n'imigisha. Bariya bungeri ntabwo bari kugira i Betelehemu, bari bafite kwicara ngo bagasigara babyina mu bwabo, bakavuga bati ibi bintu ntibirigera bibaho, nta rindi torero twakumva ibyabaye. Aho korari yo mu ijuru Imana ije ikaza gukora umurimo, bari batarumva izo nkuru, bari bafite gushinga ibirindiraho bakubaka ihema, ariko bagiye kureba iby'agakiza kawe. Natwe twagombaga kurenga, iba ari intambara, iba ari ibigeragezo, iba ari inzitizi z'ubwoko bwose, hashaka kumenya imigambi Imana ifitiye jyewe, apana abandi. Kuko ahangaha mwese mwagiye muza umwe ku giti cye, uko mwaje kimwe, ariko Imana ifite imigambi ku bana bawe. Imigambi jyewe Imana ifite ishaka kumurera iki? Iba ari preparation. Imana izi ko tugomba gutegurwa, igomba kuzuza ibikenewe kugira ngo dutegurwe. Yesu abakutisha Imana ntiyabishaka. Ejo tuzajya iki kibazo kibuze apana cyo kubona noneho Masiya gusa, ahubwo kubona ibyo Imana ikorera. Yesu abamugisha turasiga. Mwami Mana yacu, ndagushimira kandi ubuntu watugiriye kuri noherezo ry'ibihe. Amagambo yawe arazahuriza hamwe atwemeza ko ku iherezo ry'ibihe bizaba biruhije, akanavuga yuko bamwe bazasubira inyuma bakagwa ngo bagabona, ariko twebwe ntabwo turi mu bagwa, ahubwo turi mu bizera bagakira. Mwana, fasha abakobwa bawe, turashaka kubona abagore bakizwa. Seigneur, ikinyoma kikava ku munwa, uburyarya bukava mu mutima, imoralite ikava mu maso, bagakizwa koko bakambara ishusho yawe. Turashaka abagabo bakizwa bakamera kimwe na Paul, akaba yavuga ngo naho hari abatizera bagabona, twebwe turi mu bizera bagakira. Turashaka abagabo bameze kimwe na Yohana, bavuga ngo twebwe bana bato, uri muri mwebwe araturi mu bizi. Kandi inzira iraruhishe, twebwe turabyumva Mwami, twebwe turabibona, ariko
gusuzuma urugendo rwabo abana bawe, gusuzuma imibereho yabo, bikaye bihindure ubwabo, babone ko batameze neza, bashake kukunogera, bashake kugendana nawe, bashake kujya mu mwanya wawe. Utwemerere aho kugira n'umwe aponyoka, aho kugira n'umwe anyerera, aho kugira n'umwe asubira inyuma, aho kugira n'umwe ahagarara. Utwemerere aho kugira mwami muri twebwe ucika intege, ariko twumve ko turi muri ba bandi bagomba kurangiza urugendo, bagomba gutegurwa, bagomba kuzamurwa, bagomba kumera neza mwami. Ntabwo ari twe tugomba kumera nabi, abandi bamere nabi, ariko twe dukire. Mufashe abana bawe rero, fata umwe wese muri bo wagatereza mwami, icyo niwakidukorera ishimwe niwe rikabukira. Tugira dutahe ujyane n'umwe wese muri twe, kuko tubigusabye mwami mu izina ryawe ryera. Hari abarwayi bari hagati yacu, bakwigira imbere. Ndakwinginze rero, uri hano, ntabwo dukekeranya kuri ibyo mwami, turashaka gusubira kukubona ukora ibimenyetso byawe, natwe duhe ibimenyetso by'umurimo uri gukora muri twebwe. Aka kanya wigaragaze, aka kanya ukora umurimo wawe. Mwene data Juma, Seigneur, nyuma yo kumukorera byinshi, nyuma yo kumugenderera no kumutabara kenshi, Satani yasubiye kumuteza demo ya malariya. Ndakwinginze mwami, urambike ukuboko kwawe kuri we, aka kanya ikibazo cye kirangire mwami. Demo ya malariya mu izina rya Yesu ndakwirukana, uve kuri mbere zawe, ahohoke, akire, akomere, abe muzima, kuko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mana ya Aburahamu, uyu mushiki wanjye nawe umubiri we Satani yaje kuwusenya, amuteza umusonga. Shaka gutegeka iyo demo n'izina rya Yesu, imuveho, igende, isubire, igende mu kirere, ive hano, ahohoke, akire, abe muzima. Uyu musonga uhita ugenda, ushyire mu kuboko kwawe mwami. Ntabwo yaba ari uwa mbere ukijije, ntabwo yaba ari uwa mbere ukoreye igitangaza.
niwabikora turashima izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mana y'Aburahamu uri Imana ikiza, wiyereka Aburahamu aramubwiye uti ndi Imana ishobora byose. Mwami El Shaddai koko iyo yahageze ibibazo birakemuka. Mwami ibyananiranye birashoboka. Ndagusabye kubw'ibyo rero mwene data Denis niwo wapfukamiye ibibazo bye byose. Yesu Satani yaje gusenya umubiri we uwubake urugingo rwasenyutse urukoreho rwubake koko akire abe muzima. No gucika intege nabyo bigende usubize mu imbaraga. Ukuboko kwawe kube kuri we, izina ryawe rihabwa icyubahiro kuko tubisabye Mwami mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Oh Mwami Mana itangaje, uyu mwana wawe ari hano mbere y'uko aza wari wamubonye n'ibitekerezo bye wari wabisomye. Ari hano atari kubwe ariko kubwa papa we. Seigneur notre Dieu, turashaka ko igihe murambikaho ibiganza ugende Kingozi ize mu izina rya Yesu. Ahari icyo kibazo cya desiyatike mu izina rya Yesu gishoge mukoreho ukize Mwami. Bimenyekane ko uri Isirayeli hari Imana ikiza, uri Isirayeli Imana yayitangaje. Mwami uriya mugabo yaravuze ati nta nubwo bikenewe yuko urinda kwinjira mu nzu yanjye, vuga ijambo rimwe gusa. Natwe turagusabye Mwami aho mwene data ari umukoreho kandi umukize ikibazo cya mbere. Seigneur turabizi ko ari ikibazo kibi, turabizi yuko imugaza umuntu, ariko turamugusabye Yesu umukemerera hari umukoreho kandi umukize koko. Yeshe icyubahiro izina ryawe kuko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.